mukomeze mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere kandi yizewe ibageza ibibanza byiza, amazu meza, amapartment, mbese imitungo yose itimukanwa ni muri Gisenyi wayisanga, cyangwa se ni muri Gisenyi bagufasha kuyigera ku giciro cyiza bitaguhenze. Uyu munsi turi hano mu karere ka Rubavu hafi neza na stade, aho tubazaniye zino nyubako cyangwa se kino gipangu cyose. Uri kubona ko kirimo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zikaba ziri mu kibanza gifite ubuso burenga 400. Nkuko muri kubona kuri kamera dufite inzu nziza cyane, inzu zimeze neza, inzu zubatse neza guhera hasi kugera hejuru. Muri kubona nk'iyi nzu nini, iyi nzu nini ifite ibyumba 4, dushe na toilette ebyiri mu nzu ndetse na salo imeze neza, igikoni kiri modern kimeze neza cyane. Muri kubona ko no kuri runo ruhande naho twafite indi nzu ku ruhande ifite ibyumba 3 mu nzu, dushe na toilette ndetse na salo iyisanzuye. Hariya naho twafite indi nzu ifite icyumba kimwe, dushe na toilette mu nzu, ndetse na hano haruguru gatoya naho twafite indi nzu ifite icyumba kimwe na dushe na toilette mu nzu. Byose bikaba bibasha kwinjiza amafaranga arenga 400 cyangwa se 500 bya buri kwezi. Uri kubona ko inzu nziza iri ahantu heza, iri muri quartier nziza cyane, ituye cyangwa se irimo ahantu hameze neza cyane. Ndetse muri kubona ko hano mu gipangu cyacu dufitemo parikingi ngari ishobora kujyamo imodoka 2 cyangwa se 3 ziparitse neza. Muri kubona ko hariya naho dufite umwanya w'ikigega nacyo kirahari, kibasha gufata amazi aturutse ku nzu igihe imvura yaguye. Ndetse na hano ku ruhande naho tuhafite igikari ndetse tukagira na dushe na toilette byo hanze. Uri kubona ko ni ahantu heza cyane. Kuri $58,000 iyi nzu iraba iyawe. Twandikire buwa mbere kugira ngo ube watunga iyi nzu. Nyura kuri Gisenyi Komisiyoneri cyangwa se twandike kuri izo nimero ukubona muri screen yawe. Kuri YouTube ni Gisenyi Komisiyoneri, kuri Instagram ndetse no kuri TikTok hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.